Imana igiye gushyiraho icyo bita ikimenyetso. Iyo ukurikiranye amateka neza usanga mu gihugu cya Egiputa ngo marayika agiye kunyuraho ngo arimbure abana b'imfura. Uwabaga afite amaraso ku nkobanyirizo y'umuryango uwo yarakize. Imana yarambwiye ngo igiye gushyira amaraso, igiye gushyira ikimenyetso ku bantu b'Imana. Igiye gushyira ikimenyetso ku bantu b'Imana ku buryo igenda igashyira ikimenyetso ku buryo marayika naza kurimbura azavuga ati urugo n'abatinganye yinjiremo, avuga ati urugo batingana, urugo rumwe rusambana, urugo n'abarosi, urugo barajya amapfumu, urugo barabeshya, urugo n'abaramyi ariko batingana, urugo n'abaramyi ariko barimo baratingana. Nabavuga ngo na pastor ko barimo gutingana. Byo eshepo ya Saint-Simon Église. Zaburi ya mbere. Amahoro y'Imana nshuti z'umusaraba, amahoro y'Imana aho muri hirya no hino, turabifuriza amahoro y'Imana. Amahoro Imana itanga agote arinde ubugingo bwanyu n'ibyanyu byose mu izina rya Yesu. Birashoboka ko waba utameze neza, urwaye, ukennye, ibitameze neza muri wowe bimere neza mu izina rya Yesu. Ndakubwiza ukuri ko ushobora kuba uyu munsi urimo kurira ariko ejo ugaseka. Ijambo ry'Imana niko ribivuga ngo ahari ukurira umuntu yarira umuntu n'injoro ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ndakwifuriza ko impundu zivuge. Ntuheranwe n'amaganya, ntuheranwe n'agahinda, ntuheranwe na Satani ngo gushyire mu bwigunge. Imigozi ya Satani yose iguhambira kugarura mu bwigunge icagagurike mu izina rya Yesu. Turakwifuriza kumera neza aho uri hose. Hanyuma uyu munsi twakira umukozi w'Imana Nkurunziza. Karibu sana. Mwami Yesu akwishimire. Yego murakoze cyane. Hashize iminsi tutaganira. Yego. Ariko twongeye kuguha ikaze. Yego murakoze. Hari umuntu wenda tugukurikiye ari ubwa mbere cyangwa utahirwa kukubona bamubwira? Amazina yanjye nitwa Muziza Augustin, wacu ni Rwamagana. Ukajeni turabana umunsi ku munsi kandi dushima Imana ko iri tangazamakuru Imana yamuhaye ubushobozi bwo kubigeraho nubwo ari rinda kibura Imana izagenda imuha ubushobozi kandi akagenda bigeraho nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Imana ikomeze ikuzamure. Amen. Mbabibona ko nta nyungu urabibonamo ahubwo icyo ushaka ubugingo ubwami bw'Imana bwagukeye ubugingo bwa benshi bw'ukote. Ubugingo bwa benshi njya mbibona amazi utugurira ibyo ugenda udukorera kandi turimo kwagura ubwami bw'Imana. Tumva dushaka ko Imana ikuzamura. Imana irabizi. Kandi turabizi ko abadukurikirana bari hanze bakurikirana ZABURI ya mbere bari kuri no hafi Imana izagenda ibakoresha kugira ngo bajye bazamura iyi channel. Imana ikomeze. Niyo ukoze share agakora like na comment uduteye inkunga n'ubushobozi bw'amafaranga ariko Imana bizakoresha bazayatanga. Bizakoresha kuko hari abantu bazi gukorera Imana. Hari abantu bazi gukora Imana kugira ngo ivuga ubutumwa rikomeze ryamamare kandi nawe ikomeze guha imbaraga aho ugiye gutenembura igiye guha imbaraga kandi guhe n'ubushobozi bw'amafaranga kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze butere imbere natwe dukomeze tuvuge Imana. Natwe biratunezeza iyo tubona tuvuga Imana abantu benshi bagenda dukurikirana kandi bari mu kwihana. Hari abaduhamagara ukavuga ati burya bya wigishe rya jambo ry'Imana ryatumye nkizwa bigatuma benshi bahinduka. Imana ibahe umugisha rero. Ayo mazina nayo ni Nkurunziza Augustin. Imana iguhe umugisha. Reka dusenge Imana hanyuma dukomeze. Ariko mbere yuko dusenga reka turirimbane indirimbo ya 84 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. We ni igitero cyayo cya mbere n'arafura. Niki cyankiza ibyaha n'amaraso yawe Yesu. Niki cyanyeza rwose n'amaraso yawe Yesu. Ayo maraso ye niyamboneza rwose ntacyamagukira nk'amaraso y'umukiza. Ntacyamagukira nk'amaraso y'umukiza. Reka dusenge Imana.
Mana data mu izina rya Yesu Kristo rikomeye tugarutse imbere yawe turagushimiye duciye bugufi turakwinginze utwonesha amaraso ya Yesu amaraso yawe Yesu niyo twezaho gukiranirwa kwacu abana b'abantu nyemerera Mana uyu mugari uri muremure wihagije muri iki kiganiro ugiye Mana sengeka jeni kigikire muri bw'Imana Imana byose bikorwa n'amaraso bitavuga Imana byose bikorwa n'amaraso tigacina Yesu Kristo kubisira hasi dusengeye iki kiganiro tugiye kubana cyose kibohoke nyemerera abo tugiye kubana nabo umugisha mu izina rya Yesu sengeye umukozi wawe tugiye kubana nyemerera umwuka wera mwinshi abe muri twebwe Imana data Imana umwana Imana umwuka wera abagota ahantu duheje imigambi ya satani yose mwa satani yose kurwo izina rya Yesu ikibari cyose kibi cyawe bwiza bwawe bane natwe duhamagaye gukiranuka kwawe tuzamuranye ikibaro cyawe n'abera bose tubahe ikibaro kuko yagiye hamwe n'abera bose n'abamarayika n'ibizima baguhimbaze ku manywa n'ijoro kubw'ubuntu n'imbabazi zawe mu izina rya Yesu amen karibu umukozi w'Imana Yesu aduhana umugisha yego murakoze cyane dusome tutaravuga byinshi dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro 18 turagenda dusoma ni imirongo myinshi ariko turagenda abantu bayumva kubera kuri 23 tugenda dusoma ku 24 uko tugenda dusoma turaza gusobanura gakeya tubashe gusenga 18 23 ivuze iki 23 haravuga ngo titire y'amagambo iravuga ngo Aburahamu asabira i Sodomu yego Aburahamu aramwegera aramubaza ati warimburana abakiranutsi n'abanyabyaha urumva ikibazo yabazaga Imana warimburana abakiranutsi n'abanyabyaha amusubije ngo iki umurongo wa 24 ahari muri uwo mudugudu harimo abakiranutsi 50 harimo abakiranutsi 50 yaba barura waharimbura se waharimbura ukanga hareka kubw'abakiranutsi 50 bahari ntibikaguturukeho kugira utyo kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha yego abakiranutsi bagahanwa n'abanyabyaha yego kirakazira umucamanza w'abari mu isi bose ntiyakora ibyo kutabera komeza ubwo aracyabwira Imana Uwiteka aramusubiza ati arangira mbwe nawe Uwiteka arivugiye nimbona i Sodomu abakiranutsi 50 nimbona 50 bonyine mu gihugu cy'u Rwanda n'isi bari muri umudugudu nzahababarira hose nzahababarira umudugudu kuba abo bantu komeza murongo 27 Aburahamu arongera aramubwira ati yego mpangaye kuvugana n'umwami wanjye nubwo ndi umukungugu n'ivu gusa yego ahari ku bakiranutsi 50 hazaburaho 5 tagiraho yego uzarimbura umudugudu wose kuko habuzeho 5 batangiye kugabanyuka nyine kubera igihe isirimo kubaryohera aramusubiza hasigaye 45 aramusubiza ati sinzawurimbura mbona 45 ubwo urumva muha amahirwe ya 45 umurongo 29 arongera aramusubiza ati ahari haboneka 40 noneho 10 bavuye hasigaye 40 umva uko Uwiteka yamusubije Aburahamu banza yabifite Imana umva kukuganira rega yarabyivugiye ati Aburahamu yavuye ngo Aburahamu inshuti yanjye aramusubiza ati sinzawurimbura kubwabo 40 kubwabo 40 aramusubiza ati umwami ye kurakara umwami ye kurakara dore ngiye kongera kugira icyo mvuga ngo nanjye ndavuga ibarwa ryamuteraga isoni ahari hazaboneka 30 ubwo 10 bavuye hasigaye 30 aramusubiza ati sinzawurimbura 30 sinzawarimbura rega Imana yari ibizi ko ntabariyo bikagenda muhashanze
sinzawurimbura nimbona 30. Aramusubiza ati dore mpangaye kuvugana n'umwami wanjye ahari hazabonekamo 20. Basi aramusubiza ati sinzawurimbura ku bwabo 20. Aramubwira ati umwami ye kurakara reka mvuge rimwe gusa. Agiye kumanika amaboko ahari hazaboneka 10. Abakiranutsi 10 iyo baboneka isodomu ntiyari kurimbuka. Komeza usome. Aramusubiza ati sinzawurimbura ku bwabo 10. Yego. Uwiteka niko yamushubije. Uwiteka arigendera amaze kuvugana na Aburahamu asubira iwe. Komeza. Bica 19 murongo wa mbere. Baba marayika bombi bagera isodomu nimugoroba. Loti yari yicaye mu marembo y'isodomu. Loti ababonye arahaguruka ngo abasanganire. Yikubita hasi yubamye arababwira ati ndabinginze ba databuja nimwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu muharare buke mwoge ibirenge ejo muzazinduke mugende. Baramusubiza bati oya turarara mu nzira buke. Arabahata bajyana iwe binjira mu nzu ye abatekera ibyo kurya yotsa imitsima idasembuye bararya bararyama. Abagabo bo muri uwo mudugudu Sodomu na Gomora iyo nzu abagabo abato n'abakuru bose bavuye ahantu hose ho muri wo bahamagara Loti baramubaza bati abagabo binjiye iwawe muri iri joro bari he? Basohoke turyamane nabo. Basohoke kandi abo bavugaga nabo bari abagabo. Basohoke turyamane nabo. Yego. Basohoke turyamane nabo. Turakomuye amatara. Nacyo turakoresha kandi. Basohoke turyamane nabo. Loti ajya ku rugi arasohoka arukingira inyuma ye. Arababwira ati bene data ndabinginze ntimukore icyaha kingana gityo. Dore mfite abakobwa 2 batararyamana n'abagabo. Ndabasohora mubagirire ibyo mushaka byose. Gusa abo bagabo mwe kugira icyo mubatwara kuko bageze munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye. Yego. Baramusubiza bati have tubise. Bati uru rugabo rwaje rusuhuka none rwigize umucamanza. Turakugirira nabi iruta iyo tugiye kugirira babandi. Basunika Loti cyane begera urugi kurumena. Maze babagabo basingiriza Loti amaboko bamwinjiza mu nzu bakinga urugi. Batera ubuhumyi abo bagabo bo ku rugi rw'inzu. Abato n'abakuru birushya bashaka urugi. Ba bagabo babaza Loti bati hari abandi bantu ufite? Umukwe wawe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe nabo ufite mu mudugudu bose bakuremo tugiye kurimbura aha hantu. Imana iguhe umugisha. Bakuremo bose abahungu bawe n'abakazana bakwe bawe kuko ahantu wagiye kurimbuka. Ndagira ngo tuvuge kuri iki kintu gatoya. Aya magambo yari menshi ariko tuyavugeho. Iyo usomye amateka usanga Abrahamu ubundi yari abo muri uriya bakarudaya
yagombaga gusigarayo. Imana yari imuhagurukije ko ngo yasengaga ibigirwamana bya Setera, ni ibigirwamana yabanaga nabyo, ariko ngo akajya avuga ngo ariko ibi bintu bitumva bitareba kandi bakaba data byita imana, ubu ni haba hari indi mana. Rero umuntu uri mu mamagaro awiyumvamo, akajya ahora bitekereza. Rimwe rero Imana iza kumusura, ngo rimwe ngo aza ku kimwe kugihirika ngo cyanga kweguka, ngo isaje ngo asanga yagitamaguye, ngo arabimaza ati se mwana wanjye kuki Imana wayifashe ukayikubita hasi? Ariko ate ku papa nje mfite ikibazo, ni gute ari Imana uvuga ngo yaremye ijuru n'isi ikaba itubeshejeho, umuntu akayitema niyitake kandi nibashe kwirwanirira? Ariko ati ngibi ntago mbyumva. Ngo Isa ngo aramutunganya cyane, ariko we akomeza kujya abasha kumenya isi cyaremye ijuru n'iki, cyaturemye n'iki. Rimwe Imana rero iza kumuhishurira, imusobanurira ibyo bintu byose, yabimusobanurira. Igeze navuga ngo haguruka unagende, kandi uhaguruke n'umugore wawe. Ntabwo Imana igeze imubwira ngo uhagurukane na Loti, agiye ahagurukana mwene wabo Loti. Barahagurukana, ariko Imana itagize gute, ahanga bajya bavuga ngo yanahagurukanye ngo nase ngo ageze mu butayu ngo agwamo. Ariko Bibiliya itatubwira, ntabwo tukibakaho cyane. Icyambere twubaka kuri cyo Bibiliya igenda igira gute, igenda tubwira. Ariko tubona neza ko yahagurukanye n'unuza na mwene wabo ari we Loti. Bageze mu nzira ngo bacumbika ahantu, kandi barabanaga basangira barira ku isahani imwe, bakundanye nta kibazo. Abashumba babo barashwana. Bamaze gushwana, none ngo arangije aravuga ati rero aba bashumba ntibizashoboka, reka dutandukane, tuzajya dusurana nk'abavandimwe. Aramwe ngo numanuka hepfo ku kibaya cyo hepfo genda ajya ruguru, kandi nujya ruguru genda ajya hepfo. Ariko ngo arebye ikibaya cyo hepfo ngabona ni ikibaya cyiza cyane, ngo yumva aragikunze cyane, avuga ati genda bahara hepfo. None arahagiye asanga ni ahantu hamaze gukorerwa ibyaha by'indengakamere, ibyaha biri hejuru, ibyaha birenze, ngo ku buryo byageze ku Mana. Buriya abantu benshi biravuga ngo uzagushishimura kandi uzabura ukunyiza. Hari abantu benshi bagenda bagakora ibyaha, agakora ngubu reka nkubwire, dusabye imbabazi ariko reka tunabivuge. Hari abantu muvuga ngo ni abakozi b'Imana bamaze kuba batinganye, bamaze kuba batinganye. Nje hari abantu benshi bajya banyaturira, akambwira ati pastor wanjye yasabye mu kibuno. La chance code bigeze mu gihe cyuka bitwaga ko bahagaza hera barimo kuhagara bahumanye. Bigeze mu gihe cyuko umugabo we ashaka kuryamana n'umugore we, akanga kuryamana nawe ngo akoreho Imana yagennye, agashaka kujya mu kibuno cyo bakabyata. Tugeze mu gihe uwitwaga ariko saba abakozi b'Imana, bariyitira ko ari abakozi b'Imana, ariko bafite izindi mbaraga bakorana nazo. Rega abantu bose ntabwo bakorana n'Imana. Bariyitira ko bakorana n'Imana, abantu bakabayoboka bakakurikira, ariko bamara kubasanga bagasanga bafite izindi Imana. Rero hari Imana ntoya, iriya inoya indende ivuga Imana, none iriho kari akadomo ivuga akamana, Imana ntoya, Imana z'ibigirwamana. Rero hari abantu badasenga Imana nyakuri, basenga Imana z'ibigirwamana, bamaze kwangiza abana, bamaze kuko ibi bintu by'ubutinganye byaragiye bijya muri gereza, biba birebire, birazamuka bijya mu bakozi Imana, biba birebire. Ejo umuntu kuri YouTube umuramye nguri imindi bose y'Imana yavuze ati genda umutinganye, njya gutereta umugabo mugenzi reko yatasiba. Imana igiye gushyiraho icyo bita ikimenyetso. Iyo ukurikiranye amateka neza usanga mu gihugu cya Egiputa ngo marayika agiye kunyuraho ngo arimbure abana b'imfura. Uwabaga afite amaraso ku ngomanyirizo y'umuryango uwo yarakize. Imana yarambwiye ngo igiye gushyira amaraso, igiye gushyira ikimenyetso ku bantu b'Imana. Igiye gushyira ikimenyetso ku bantu b'Imana, ku buryo igenda igashyira ikimenyetso, ku buryo marayika naza kurimbura azavuga ati urugo n'abatinganye yinjiremo, avuye ati urugo batingana, urugo rumwe rusambana, urugo n'abarozi, urugo barajya amapfumu, urugo barabeshya, urugo n'abaramyi ariko batingana, urugo n'abaramyi ariko barimo baratingana. Nabavuga ngo n'abapastor ariko barimo gutingana. Byo eshepo uzajya ubona umuntu Imana igiye guca ku bantu, kuko hari abigiye gushyira ikimenyetso nawe utagiye kugishyiraho. Nisanga ari 50 nzabarokora, nisanga ari 40 kugeza igihe barimbukiye. Haga Imana izakomeza kwihanganira ibintu byose bikomeza kuba. Imana yarambwiye yusomye hano 50 Zaburi 50 16 50
16 50 16 ivuze ngo iki? Iravuga ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe ubwo uri nyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye uko ubonye umujura wishimira kubana nawe kandi wifatanya n'abanyabyaha n'abasambanyi ushyira ibibi mu kanwa kawe ururimi rwawe rurema buriganya wicara uvuga nabi mwene so ubeshyira mwene nyoko ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko manywe nawe rwose ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana ariko nzaguhana kandi nzaguhana nakweretse ubutinganyi bwawe nzaguhana nakweretse ubusambanyi bwawe nzaguhana nakweretse ibyaha byawe ngo ibyo byose urabikora ikakwihorera ugakingana ikakwihorera ugasambana ikakwihorera ugakora biri ikakwihorera birukamye ikakwihorera ndetse wamaze no gufata abana batoya abana b'imyaka 10 n'ingahe kera bajyaga bafata abana bato bakabashyira mu byaha by'ubutinganyi none umwana yamara kugera mu myaka y'ukuri ngo wa mwana bakamureka akajya gufata undi wa mwana nawe akazafata undi mu bayuda ibyaha by'ubutinganyi biragenda biba byinshi baragenda baba bibi cyane ibyo byaha byongeye kuzamuka kugeza aho ubu ngubu abagabo bageze urwego badi cyangwa undi muntu runaka agenda akabasezeranya abagabo ku bagabo bivuga ngo bamaze kuvogera Imana yavuze mu itangiriro abizi cyane iravuga ngo ngifata Adamu iramusinziriza imukuramo urubavu iravuga ngo aka nakara komara yanjye nakagufwa ko mu magufwa yanjye azitwa umugore kuko yakuye he noneho umugabo ku mugabo bakuye he yamukuye mu rubavu bazabyara iki bamaze kandi hepfo akavuga ngo muzagere mubyaremo mwororoke mukwirisi none bageze igihe barimo gushaka barimo kuryamana n'imbwa bageze igihe barimo kuryamana n'ibikoko bageze igihe umugabo ku mugabo umugore ku mugore barimo barashaka uburyo bwose bashaka kwereka Imana ko nabo bihagije barashaka kwereka Imana ko bari hejuru Imana igiye kuza igiye kubazenguruka izabereka ko ifite amaboko menshi nasomye ijambo isomye kuva 6 iravuga ngo Imana ngibwira Herode irangije ibwira Imana ibwira Mose iramubwira ngo Farawo nje kumwereka amaboko yanjye menshi kumukubitisha amaboko yanjye menshi nzamwereka kandi azabarekura mugende kubw'amaboko yanjye nje kumukubita Imana ifite amaboko menshi Imana ifite amaboko yo gukubita abatinganyi gukubita abasambanyi ibyaha birimo gukorwa cyo kora tukavuga ngo Imana ikicaye ku ntebe imbabazi nuko Imana irababarira niba kuko ugarutse bwarashutswe n'abantu ukijya mu byaha by'ubutinganyi Imana ikugarutsa kugira ngo ikubabarire ariko niba ukomeje Imana iramanutse ndagira mvuge ngo Imana nta muntu itinya yinjira mu bikomangoma ikinjira mu bami ikinjira mu bakomeye abo hasi nabo hejuru ikinjira mu batunzi n'abatunzi ikinjira mu bakene n'abakene igakubita ntacyo yitaye kubw'ibyaha birimo gukorwa Imana yongera gutuma abamarayika ngo baze bareke ibyo koko bavuga ari ukuri ngo baje Imana igiye gusura buri muntu marayika agiye kugera ku muntu nasanga koko ibyo bavuga ari ukuri izakugeraho abantu bavuga ngo ntabwo Imana izakomeza gukubitana abantu n'abera ntabwo Imana izakomeza gufata abakiranutsi n'abapagani ngo bakubitane ntabwo Imana izakomeza kuvuga ngo ni corona ngo bose barye mu nzu ntabwo Imana igiye kugeza umuntu ku manywa y'ihangu ibibi byo bimusohorereho etasitike tubirebesha amaso ibyo yatinya ngo nzagushishimura ibyo watinyaga bikugezeho ariko turibwirira abagiye guhinduka no guca bugufi Imana igiye kuza igiye kunyura ku muntu igiye kunyura ku muntu igiye kumwinyuriraho igiye kunyuraho igiye no gushyira ikimenyetso ku bandi hano imbere gato turimo kujya Imana igiye gusura abantu marayika agiye kumanuka asangira umutinganyi asiga umuriro ukwatseho asangira umusambanyi asiga umuriro ukwatseho twagira ngo tubwire abantu badukurikirana nshuti z'abadukurikirana umunsi ku munsi ntabwo tuvuga bino ngo tubakange ariko ntabwo tumeze nk'uriya muririmbi warimbye nibo za gospel bavuga ngo ntabwo rino jambo riri muri Bibiliya ngo nabaryandikiyemo kubera ko ngo muri icyo gihe bazigisha ibijyanye n'irari ryabo bazigwizaho ibintu by'irari bazigwizaho inyigisho z'ibinyoma inyigisho zijyanye n'amarari yabo ariko turajya ngo tubwire umuntu dukurikirana
birashoboka ko ufite ibikomere by'uko witwa ngo nuwakuyoboraga ariwe washatse kugutinga. Birashoboka ko hari umuntu wakuye amagambo y'ubusambanyi kandi umugabo mugenzi wawe, ariko reka cyangwa umukobwa mugenzi wawe, ariko reka nkubwire nta kibi cyaha cyatumye Sodomo n'Igomora harimbuka nuko Imana yaje agasanga abagabo ku bagabo. Ni nacyo cyaha ubusambanyi bwarabaye, Imana irabwihorera, ibyaha bikomeye biraba, ubwicanyi buraba, Imana iratuza ibintu byose. Ariko kugeza none ubwo bakomeje guha intebe ubutinganyi, bigiye kumanura Imana kandi ntizisubira. Imana igiye kuza kandi izafite amaboko menshi yo gukubita. Hanyuma ngo tubwire abadukurikirana, urabizi wize teoloje nyinshi, wiga ijambo ry'Imana, wize byinshi, uzi byinshi, wanavuga byinshi, ariko Imana ibyo ukora irabizi, ibyo ukora mu mwijima muri biro yawe, uburyo utinganiramo irabizi, uburyo ufata umugore wawe ukamujya mu cyumba, Imana irabizi, kandi ukagaruka ukavuga ngo urimo urakorera Imana. Abakorera Imana igihe kirageze, biravuga ngo abasenga data bagiye kumusenga, aribo bagiye kumusengera mu kuri no mu mwuka. Rero hari abantu badafite umwuka w'Imana, badafite n'ukuri, abo ngabo Imana igiye kubagaragaza. Hari ab'Imana igiye gushyira ikimenyetso, hari ab'Imana igiye gushyira ikimenyetso, kuko barabeshya Imana. Baravuga ngo barasenga, baravuga ngo bararamya, ariko bakagenda bagakora amabi yabo. Imana igiye gutuma marayika buri muntu wese, marayika mugereho, marayika agiye kunzaho, aze kuri Kajeni, aze kuri Uriya, aze arebe ibi bantu barimo gukora. Nisanga ari ukuri, izasiga ikoze. Murakoze abadukurikirana, izasiga ikoze. Murakoze. Nta comment nashyiraho, ariko nakwibariza akabazo gatoya wenda. Uravuze uti Imana igiye gucaho buri wese ayibone. Ni ryari izaza gute mu buhe buryo? Imana ijya kumbwira icyo kintu, urabona Sodomo n'Igomora yoheza, ijuru ryarateranye basanga bajye kureka ibyo bakora ariko kuri. Baje bashaka nabo kubafata abamarayika, baravuga ati mugende, Sodomo ararimbuka. Icyo gihe Sodomo nuko hari habuze n'umwe, ariko icyo gihugu cy'u Rwanda cyangwa isi yose ifite abantu bagisenga, bagikije, bacyuzuye umwuka wera. Imana yarebye ngo yubike, isanga kubikana ntabwo ariko bimeze. Ubu noneho igiye kugica ku muntu, ibyo wininjaga, ibyo wakundaga ibifati ibinyanyu bireba, ku buryo byaranatangireka. Imana yatangiye guca ku bantu, uzajya uri umunyamakuru, uzagenda ubona byinshi kandi nawe uzagenda ubigeraho. Imana izagica ku muntu, ariko ikizajya kigaragaza ko ari yamuciyeho nuko hazajya ahura n'ikintu abantu bose bakakibona, kavuga ati ni Imana imukubise kwere. Inkoni y'Imana igiye gukubita, igiye kuza ndaza akagupima. Nje nabonye nanjye marayika araje arampima, azana isaha yishyiraho, hari ibyo bangenzuraga basanga ntago mbikora, asubirayo. Nabonaga ari isaha agashyira ku kuboko, agasanga niba ari ibyaha runaka urimo kuregwa. Hari abantu bashinzwe kuturega, baturega ibyaha dukora. Abadimoni cyangwa abantu nabonaga ari abana ariko bari kumwe n'umubyeyi, ashyira isaha ku kuboko, aravuga ati ibyo barimo kurega Nkurunziza dusanze atari byo. Ntabwo namenye abandega, ariko nasanze ari byo barimo kundega, basanga sibyo. Bivuga ngo rero Imana nyerekaga uburyo igiye kuza ikimenyetso ivuga gushyira ku muryango. Bibiliya isomye ikurikiranye amateka, usanga inzu y'umuntu ari wowe. Ko Yesu yavuze ngo njye n'inzu yanjye tuzakorera Imana. Umugore wanjye n'abana nubwo bamaze kwivumbura, ariko njye n'inzu yanjye, haleluya, tuzakorera Imana. Bivuga ngo yavugaga we ubwe, njye n'inzu yanjye tuzakorera Imana. Bivuga ngo rero iyi nzu Imana igiye kwishyiraho ikimenyetso. Marayika wa mbere gushyira ikimenyetso ntabwo ari buzahana. Oya, hazaza marayika wo gushyira ikimenyetso no kudashyira ikimenyetso. Hagaruke marayika wo gukubita. Marayika wo gukubita rero bizajya bigaragare ko yamugezeho. Muri Kigali azahatinda, Rwamagana hatinde, Kayuza, i Rwanda rwose n'isi yose. Marayika azahatinda, azajya yikorera, agenda akora. Marayika agiye gukora kuko hari ibintu byageze imbere y'Imana kandi birushije kuba. Reka mbwira ikintu cyatumye Imana irimo kubabara cyane. Abantu batangije iby'umwuka n'abaherutse by'umubiri. Abantu baratangiye batangiza iby'umwuka, none bamaze kubaganiriza. Hari umupastor, si ngombwa ngo yene ngo akakanya ngo biki, ni umupastor umukuru muri Eliminati ukuriye zino mbaraga z'imyuka. Arimo arahuza amatorero n'iki, akaza ati hari imbaraga arimo kugenda abantu. Izo mbaraga rero zirimo zirakora mu butinganyi, zirimo zirakora mu ibyaha by'ubundega kamere, zirimo gukora mu bugambanyi budasobanutse. Harimo ibyaha, murazi muzima tumavuga byi, harimo ibyaha birimo gukorerwamo imbere. Ariko icyo kintu cyabajije Imana ko abantu barasengaga Imana bakaba batangiye gusenga izindi Imana kandi bakazitirira Imana, kandi abantu bari hasi bakaba barimo kubipfiramo. Ariyo mpamvu ubwo butinganyi buri mu bakora, buri mu ivuga butumwe, buri mu bagenda mu muhanda, buri hose impande zose bwahawe intebe, bigiye gutuma Imana imanuka.
ireba bita abakozi b'Imana kandi batakira abakozi b'Imana, ireba bitwa abanyamasengesho kandi batakira abanyamasengesho, ireba bitwa abavuga ubutumwa kandi batakira abavuga ubutumwa. Ariko hari n'abandi batigeze bapfukamira Bayali. Umwe yaraje aramubwira ngo ariko ngo ubundi wowe urasenga ibiki, ngo wazasengaza kukwereka ko hari ahantu wahagera ukabasha kugira imbaraga ugatunga imodoka, abakristo bakakumva. Bagera ku muryango hari ibintu bakora, yakajya mu rusengero agira gutya, abakristo bose bakamwiyumvamo. Ufite 500 ntago yasubizayo, ufite miliyoni ntago yisubizayo, ufite 100,000 ntabisubizayo, uyafite kuri banki arayazana. Bafite ikoranabuhanga rya Satani n'ubujura bwinshi abakristo babigendeyemo. Bakajya kuyakora muri banki ngo pastor wanjye ngo ntago ngo rwose twabona. Umuntu akagera agafata miliyoni akayikuramo agafata 500 amafaranga yashiriye mu pastor kubera barimo kubakubita. Bamara kubakubita kandi abitwa ko akorera Imana, amakoti yabo aracuye. Abitwa ko bavugana n'Imana ntago basha kubumva, ariko barimo korana n'imyuka bamaze kubakurura imitima yabo yose barayitwaye. Arajya gutya agakubita bose bakagwa bakaryama. Bamara kuryama bose bamwe bagakira urufuzi ngo n'umwuka w'Imana ubakoreramo. Ariko ibaza ni gute umwuka w'Imana akugeramo ugakubita ugakira urufuzi? Kambara ubusa. Umwuka w'Imana ni umujyanama. Umwuka w'Imana ntago akoze isoni, ntago umuntu uzi umunyabwenge, umwuka wera azubwenge. Mwuka wera areba umuntu w'ubwambara ubusa akagatera munyamune kutambara ubusa. Mwuka wera yakugeze mu ufite ubwenge, etadostifo. Mwuka wera aho ari umuntu umunyabwenge, ubasha kureba ikintu ukagitandukanya, ikibi n'ikiza urabitandukanya. Ariko ni gutunga umwuka wera yakugezeho ukikubita hasi ukigaragura hasi ugakira urufuzi. Uwo ntago ari umwuka bakagutera utazi naho bakujyanye, utazi nibyo. Ntago ari umwuka w'Imana. Umuntu umwe sister wa kwa mama wacu agiyeyo rero aho hantu, araje pastor ajya kubita agatambara kubita akabaramanutse akubita mugezeho ko yari afite umwuka w'Imana, mugezeho biranga. Agaruka arongera kubita buri biranga, arongera agaruka bwa gatatu arakubita biranga, aranje amukubita umutego. Amukubise umutego, undi aragata gusa kumubisa umutego. Atari ko wuzuye imyuka, ntago wuzuye umwuka. Ahita yasohokera ikahita asobanukirwa. Abantu ngo bapfuye barimo barakira urufuzi, barimo baragira gute kubera imbaraga zibataka. Ni gute umuntu ukora n'imyuka atazamutinganya? Ni gute umuntu ukora n'imyuka ukorana n'imyuka? Hari abantu bakorera Imana, hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Hari abantu bakivugana n'Imana, hari abantu bagusengera ukakira abatarimo imyuka, hari abantu bagusengera kuzura umwuka wera, hari abantu bavugana n'Imana, hari abantu bakigena. Ntago Imana izemera ko Satani afata igihugu cyacu, ntago Imana izemera ko Satani isayifata, ntago Imana izabyemera. Niyo mpamvu Imana igiye kugaragaza imbaraga zayo, abayikora bagiye kugaragara. Niyo muravuze ngo tugiye kirageze ngo Imana dukoresha ibyo gutwari babibone, tugende ko akoresha imyuka. Eliya yaragiye asanga ibintu bigera kuri ngaho. Buriya Ahabu yayoboraga Isiraheli, ageze aho ngo ashaka abagore b'abanyamahanga, kandi Imana yaramuje ngo ntuzashaka abanyamahanga. Aravuga ngo ariko kugira ngo Imana ibone ko tutakiri kumwe, ashaka ko biteze Beri wari warimitswe mu mandwa. None aramuzanazana Bayali na Ashera. Bayali yari ingabo, Ashera ari ingore. Ashyira mu bununga bwose, ibigirwamana byose abishyira mu bununga bwose, kugeza igihe Isiraheli yose yagiye ihera mu rungabangabo. Bakavuga ati Imana ni Bali, Imana ni Ashera. Ariko iyo hageze avuka rumwe, aravuga ngo umunsi menyekane mucane, mugende mufate igitambo mugishyireho, Imana zanyu ziza zitwika igitambo babirebe. Birabanara ko Eliya kimara gushyira mu rurazo ratwika. Imana igiye gukoresha abantu iby'ubutwari. Hari ingabo za Ashera, Imana igiye gukoresha abantu, ingabo za Ashera zikagaragara zikakubita hasi zigapfa, za Bali zigapfa, ibinunga byose Imana igatanga imbaraga. Hari abazatanga muri Kigali imbaraga, hari abazatanga mu majyepfo, hari abazatanga impande zose, bagende basenyagura utununga twose twa Bali na Ashera, byose babikubita hasi. Kuko Imana igihe cyose Imana isuki ububyutse, igihe cyageze ngo Imana isuki imbaraga, igihe cyageze ngo Imana itange amaso y'umwuka, igiye yerekana abantu b'abadayimoni, abantu bariyoberanya, agakoreka ko umwe ariko ari imyuka, ari imbaraga z'abadayimoni zirimo gukora ko akaza akagusengera, amara gusengera akagutera umutwe, akagutera hano bararwara kanseri batazi zarizo kubera imyuka arimo kubatera.
agamute kugira ngo ahore yiganyira. Abantu barwaye kanseri zituruka ku myuka, abantu barwaye indwara zidasobanutse zirimo guturuka ku badayimoni. Kuvuga ngo baragusengera, ugusengera gushyizemo imyuka, agushyiramo indwara, ariko igihe kirageze ngo basenga nabo baje bakore ku bantu bakuremo imyuka n'umwuka bigiye gukora. Tugiye kubona imbaraga z'umwuka n'imbaraga z'imyuka, ariko imbaraga z'imyuka igihe cyose zihora hasi kandi imbaraga z'Imana zihora hejuru. Igihe kirageze ngo ibintu byisobanure, abasengera mu myuka bagaragare, abasengera mu butinganyi abakoresha ubutinganyi bagaragare, imbaraga z'abantu bakoresha bose Imana igiye kubishyira ku karubanda. Niba ukoresha imyuka Imana, uvuga Imana, tumenye Imana usenga iyo ari yo, kuko Imana usenga igiye kuyigaragaza. Imana igiye gukoresha mu bumana bwayo. Imana usenga tumenye n'usenge useme, tumenye gusengana n'imyuka. Imana y'amahoro iguha umugisha. Hari benshi urumvisha ubutumwa wenda barahuye nabo batekamutwe, reka mbyita abatekamutwe, n'abakozi ba Satani. Hari umuntu wari udukurikiye ushobora kuba yarabuze inzira byacamo kugira ngo ace iyo migozi. Ndagira ngo umufashe gusenga, usengere n'abarwayi, Imana ica inzira, gorora ibitagororotse mu izina rya Yesu. Yego tugiye gusenga, ariko nubwo tubwira abantu icyambere kuwa mbere twavuze ko kuwa mbere saa 5 dusengera inzozi hano kuri Beri Rwamagana, ni rugura populaire uzahagera, turabaha nomero za telefoni. Yego. Kuwa kabiri dusengera abantu, dusengera amazi tubakura ahantu imbaraga zose zababatiye zabatwaye ku bw'indwara zidasobanutse, abantu barakira. Duhera saa 3 twageza nimugoroba. Kuwa gatatu tugasengera amasezerano, dusengera ibyifuzo byabo n'amasezerano y'abantu twicaye muri rusange. Kuwa kane tukongera abacikanye, umuntu akagaruka ku giti cye akavuga izo mbaraga zamwatatse. Nagiye mbona baza bavuga ati njyewe natinganaga ariko ndahindutse, njyewe nabikoze ntabizi, abantu mo barihana. Kuwa kane bagaruka tugasengera amazi tukagahinduka amaraso. Kuwa gatanu duhura n'igiterane rusange, barabashyitsi batandukanye, n'ubu dufite amasengesho afite imbaraga. Abantu kuwa gatanu bazaze, numva icyumweru cyose no kuwa gatandatu turasenga. Ntago waza ngo tuburi. Wadushaka kuri telefoni 0782 54 38 73. Data mwiza, imbaraga zawe zirakomeye, uri Imana uri hejuru y'abarozi. Ijambo rivuga ngo amazi menshi umuraba w'inyanja wite kubiri hejuru, abirusha imbaraga. Uri hejuru ya Shera, uri hejuru y'abadayimoni, uri hejuru y'imyuka mibi, uri hejuru ya Satani. Waramufashe uramumanura umushyira kuzimu, umfata abero bafungura umuzirikira y'utwara imfunguzo. Ntabwo twari Satani afite n'abazima babi bariho ku isi, bakorera ku isi, bakorana n'izindi mbaraga. Bose bari munsi y'abantu b'Imana, bari munsi y'abantu buzuye umwuka wera, bari munsi y'abahanuzi bavugana n'Imana, bari munsi y'abavuga ubutumwa bavugana n'Imana, bari munsi y'abapasiteri bavugana n'Imana, bari munsi. Bivuga ngo nta mbaraga na zimwe zishobora kuba zarogoye umugambi w'Imana. Bivuga ngo imbaraga zose zataka abantu ziri munsi y'Imana. Komeza utange imbaraga uzihaba gusenga, bakubaha, bagukira bugufi, abagikomeje kujya mu nzira z'igisiyoni. Tubangamiye imbaraga zose zikomeza gukora mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi igihugu cy'u Rwanda dukomeje kugisengera kugira ngo abakizwa byongere, kugira ngo ujye guhindura abari abatinganye babireke, abasamanaga babireke, abajyaga mu mapfumu, abakoranaga n'imyuka, ababaga inzoga, ibyaha byose by'indenga kamere bigenda birangira, kugira ngo ugende utanga imbabazi ku muntu, ushyira ikimenyetso ku bawe. Reka rero imitima yose iri budukurikirane uyihe kubohoka mu izina rya Yesu, kandi dusengeye n'icano kugira ngo ukomeze ushyigikire uyihe imbaraga, kandi utange ubushobozi bwose urakajeni, kugira ngo ivugabutumwa rikomeze rigende, kandi ivugabutumwa rikomeze ryamamare rigere ku isi yose. Dushimire kuri Imana ikomeje kubikora neza mu izina rikomeye Kristo. Amen. Imana y'amahoro iduha umugisha. Muhibutsa yuko uramutse ukeneye umuntu wagufasha kugukorera mu birori bitandukanye, ubukwe n'izindi events, tubafasha mu mavideo meza. Tubafatira video nziza, amafoto meza, tukaba twanabikubikira ibintu byawe ntuzabimisinge ukundi. Imana y'amahoro ikugirire neza. Telefoni yacu ni 0781 5 7 Imana ibahe umugisha, turabakunda. Zaburi ya mbere.